bibaza bati uramutse ufite amafaranga 1,440. Kano kantu mukumve neza karimo isomo rikomeye. Uramutse ufite amafaranga 1,440, umujura akaza akakwiba ibiceri 40, wari ufite 1,440, bakuyeho ibiceri 40, watakaza ayo ngayo usigaranye 1,400 uri kumwirukaho uburana nawe ushaka kugaruza ibiceri 40, cyangwa wamwihorera ugakoresha neza 1,400 gisigaye? Ko kantu murimo murakumva neza ra? Uramutse ufite amafaranga 1,440, umuntu akaza akakwiba ibiceri 40, watakaza 1,400 usigaranye uri kumwirukaho cyangwa se uburana nawe ushaka kugaruza ibiceri 40, cyangwa wamwihorera ugakoresha neza 1,400 asigaye. Ibi rero bifate nk'igihe cyawe. Buri munsi ubyukana iminota 1,440 ya buri munsi. Umujura ukwiba ibiceri 40 ni umuntu ushobora gutuma wiyumva nabi. Aragututse, akubwiye nabi, arakubeshyeye. Iyo utakaje umwanya wawe wose, umunsi wose ukawumara wabihiwe, umunsi wose ukabishywa n'ijambo ribi ubwiwe, biba bimeze nko gutakaza cya 1,400 ugamije kugaruza ibiceri 40 wibwe. Ni nka byandi bavuga byo kugurisha inka ugamije gutsinda urubanza uburana n'umuntu wakwibye inkoko, ugasanga ugurishije inka uri kuburana inkoko kugira ngo utsinde urubanza rw'inkoko. Neza niko biba bimeze. Umuntu rero ntagatuma wiyumve nabi ngo umunsi wawe wose ubishywe n'ijambo rimwe. Ibi nakubwiye mu munota umwe gusa bigahungabanya iminota yose ufite mu munsi.